ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza bakaba umuhondo bakaba icyatsi kibisi bakaba ariko impamvu dukomeza kubona abantu bitukuza harimo irihe banga? Ni ikihe kintu cyihishe inyuma y'ibi bintu, aho umuntu yitukuza nyuma bikazamugiraho ingaruka? ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya, gasubiremo ako kantu. ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya. Ibintu bimaze kuzamba, ibintu bimaze kuturenga pe. Uwazanye ikibwiriza ngo nta myaka 100 nawe adukozeho, aho umuntu ahita afata umwanzuro wo kwisiga amavuta amutukuza uruhu ngo ni ukugira ngo ase n'abazungu. Dore impamvu ukwiriye guhagarika ibyo wisiga, cyangwa se wakwisiga ukisiga ibihuye n'uruhu rwawe kugira ngo hanyuma utazicuza. Dore impamvu rero ukwiye guhagarika kwisiga ukisiga ibyo narikwiriye. Ngaho kurikira video urebe impamvu. Iyi video irareba abakobwa, cyane cyane b'abakobwa bakunda kwisiga nyine ibi bintu byo ku munwa babisinze ukuntu babyita. Gusa niba ukunda kubyisiga, icara hasi urebe iyi video uyirangize, ubundi uraza kunshimira nyuma. Ariko niba ukundaga kwisiga zino lipstick, please ubihagarike vuba vuba kuko ziri very dangerous ku buzima bwawe. Reka dutangire sasa. Sasa izi lipstick mwenze mukunda ndetse muhora mwisiga buri munsi, zakozwe ubushakashatsi bukomeye cyane, zigaragazwa yuko zirimo amamikrobe ateye ubwoba cyane ndetse zirimo ibintu bibi cyane bishobora kugirira nabi umubiri, kandi bikaba byanatera indwara umubiri wawe, bikaba byakuviramo kanseri ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Abashakashatsi bakomeye bazishyize muri microscope ndetse barareba basanga harimo amamikrobe nyirango namwe murayitegereza. Uko uzisiga kenshi niko mikrobe zikwinjira mu mubiri ndetse zikaba zakugirira nabi. Urabizi mikrobe igeze mu mubiri ihita yihuta cyane kwinjira mu nda, ndetse akenshi urabizi ko tuba turya ibintu byinshi bitandukanye, tunywa ibintu kenshi usanga rero uko winywa ndetse wisize ibyo bintu niko bimanukana za mikrobe zikajya mu nda yawe, zikaba zakuteza ibibazo bikomeye cyane ndetse cyangwa indwara zitandukanye utigeze unarwara. Ndagira ngo mwitegereze ahangaha. Uyu mugabo yafashe lipstick nkeya nyine ashyira ku karahure gutya, ubundi ashyira ku under microscope, ubundi arasuzuma asanga harimo ibintu biteye ubwoba cyane. Haba harimo ibintu bitandukanye, haba harimo imisatsi, haba harimo indwara zitandukanye, haba harimo amamikrobe, ndetse ni ibintu bibi cyane biri very dangerous ku buzima bwacu. Iyi video rero yari yo kuburira abantu kugira ngo birinde bino bintu. Ndabizi abantu benshi babikundaga ndetse babonaga ari n'ibintu by'ibisirimo, ariko please nuko byirinda no kwitondera ibintu byose bigenda bisorwa, kuko akenshi ntago biba ari byo kutugirira neza, ahubwo biba ari byo kutwangiriza ubuzima gusa. Mukomeze mwirinde rero kandi mwitondere ibintu byose muguza cyangwa se mugiye gukoresha. Umubiri wacu tugira cells zikora melanine. Melanine nizo ziha uruhu rwacu ibara runaka, n'amaso yacu kuba yagira ibara runaka. Melanine nizo zibigiramo uruhare. Izo cells arizo melanocyte nizo ziri responsible ku kurinda ingaruka z'izuba, kurinda kanseri y'uruhu, zinakurinda n'izindi ndwara nyinshi zifata uruhu. Iyo ingaruka zikaba gutwikwa n'izuba byoroshye, niyo mpamvu umuntu wese witukuje iyo agiye ku zuba hari ukuntu rimubabura, rituma azana amabara, ugasanga afite amabara ku ruhu, uruhu rukangirika. Ikindi ni amavuta atukuza uruhu, ntabwo byemewe. Ibi ntibyemewe. Aya ni amavuta atemewe ku isoko, muyafotore neza. Iyo ureba nk'iki ngiki ukareba uko baba babipakeginze, ushobora gukeka ko ari original, ariko aya ni amavuta atemewe ku isoko ry'u Rwanda. N'aya yose mubona, n'aya masabune, ni amasabune. Aya mavuta yangiza uruhu, akarutonora, akarwica, akarwangiza, aho umuntu yifuza kugarukana umubiri yari afite mbere akawubura. Ndagira ngo mugire inama y'uko wahagarika aya mavuta ukareba ibindi bintu byongera ubwiza bw'umusatsi. Hakabamo amavuta akesha uruhu akarunoza, kuko ibi ngibi bigaragaye ko byangiza uruhu kandi ko bifite ingaruka ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Igihe ugiye gufata umwanzuro wo kwitukuza cyangwa se wo kwisiga make-up zitandukanye, ugomba kubanza ugashishoza neza koko niba nta ngaruka ziri buzane ku buzima bwawe, cyangwa se ukareba ese ibintu ngiye gukora ntabwo bizatuma ejo hanjye nicuza, ejo hanjye heza hazaba hameze gute. Rwose ibyo bintu byagufasha, ndetse ukareba n'inyungu bigiye kukungura. Ese bizaguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ese ubikoze ku zihe mpamvu?
iyi video wayikunze wakora subscribe tukazabana n'ubutaha rwose, tukazareba mu bundi bushakashatsi buri imbere, tukareba ibyari byo, tukareba hirya no hino, tukareba uko ibintu bihagaze, tukabanza tugashishoza neza, ubundi tukajya dukora ibintu tuzi ingaruka zabyo, ubwiza bwabyo, ese ejo hanjye hameze gute. Rwose wowe wakurikiranye iyi video kugeza ku musozo, ndagushimiye rwose, Uwiteka abane nawe, murakoze, cawu cawu, naho ubutaha.